tugiye kumva amwe mu mateka yibanda ku rukundo yagize, imbogamizi, ingaruka ndetse n'inama ashaka kugira urubyiruko rugenzi rwacu, barumuna bacu, bashiki bacu. Reka dutangire twibwira. Nitwa Umurerwa Diane. Ntabwo nigeze nishima mu rukundo rwanjye n'uwo twakundanye, kuko twamaze gukundana muramo n'ibibazo bikomeye cyane. Turabana, tumaze kubana turatandukana. Tumaze gutandukana biterwa nsubira iwacu, mfite abana 3. Ariko inama nagira abagenzi banjye ni ukwitwara neza, batazahura n'ingombezi y'abahungu be muri iki gihe, bakagenda neza bakitonda, kuko ibyo nahuye nabyo ntabwo ari byiza. Murakoze. Diane, rero utubwiye ko wagiye ugira imbogamizi zitandukanye. Ese mu rukundo utubwiye mu ncamake, turashaka mbere y'uko utangira urukundo wumvaga muri wowe umerewe ute? Nyine tukimara gukundana byari byiza, ariko bigeze aho ngaho turashwana. Umuhungu nyine aranyanga, nanjye biba ngombwa ko dutandukana mfite inda, nsubira iwacu. Ubu niho nicaye, mfite abana 3. Abo bana 3 bose ni ab'uwo mugabo? Ni ab'uwo mugabo. None twe tujya tugira ikibazo cy'urubyiruko. Nzana telefone mu cyumba. Ikibazo cy'urubyiruko, abana batoya bagifite amaraso yabo abemera gukundana, cyangwa se bumva bashaka gukundana. Ni ihe nama wabagira kugira ngo mu rukundo bagiye kugira babashe kurugendamo gakeya? Kuko abahungu bo muri iki gihe baba bashaka kugira ngo bakubone, nibamara kukubona bakwangaze, kuko nta cyiza cyabo, kuko baba bashaka kuguteza ibibazo. Cyiza rero nuko nabwira abagenzi banjye, urubyiruko rukagenda gake, rukitonda, rukitwara neza, kuko ibyo muri iki gihe ntabwo ari byiza. Murakoze. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe hari benshi bagenzi bawe uzi, nawe hari ubuhamya bwawe uduhaye ku mateka y'urukundo. Ese mubana n'uwo muntu mwakundanaga, mwabanye igihe kingana gite? Twabanye nk'amezi 5. Mwabanye amezi 5? Mu mezi 5 mwamaranye yonyine. Ese watubwiye ko mwabyaranye abana 3. Hari ukuntu urukundo buryo urukundo rwabaye ruhora ruhari? Mwagiraga igihe mukongera mugahura mukiyunga cyangwa? Twarakomeje nyine, araza nsaba imbabazi turiyunga. Ubwo abakobwa turashukika, shiduka yongeranira. Navuyeyo mfite abana 2, arongeranira indi nda, n'uwo wa 3 uwo nguwo mfite. Tujya tubona ubuhamya bw'abari batewe inda bakiri bato, abandi bagaterwa inda ingo, cyangwa se bakabana n'abagabo ingo zikabananira. Ariko mu mateka inzozi wifuzaga kugeraho, hari ibyo wifuzaga kuzageraho. Ni icyo ubona cyabangamiye inzozi zawe biturutse ku rukundo? Yarambangamiye kuko sinigeze nishima, kuko icyo nashakaga kugeraho ntabwo nakigezeho, nari nyiga. Ubwo rero tuza kubana nerinda niga. Ubwo rero nibyongeye gukunda ko no komeza kwiga, byahise bihagarara. Wigaga mu kangahe? Nigaga mu wa 5. Mu wa 5 w'amashuri yisumbuye? Primaire. Yaguteye inda wiga mu wa 5 primaire? Nigaga mu wa 5. None ubwo tuvuga ko yenda umuntu aramutse abonye nk'ubushobozi, ni iki kintu wumva wakora uramutse ubonye ubushobozi? Mbonye ubushobozi nasubira mu ishuri, cyangwa nkiga gusuka cyangwa doda. Mbonye uwanshoboza nkabona ubwo bushobozi. Hari imiryango ifasha urubyiruko igafasha n'abana bagize ibyago byo gutwara inda. None twebwe nyine tugiye gukora ubuvugizi. Hari abayobozi bazabona ino video tugiye gukorana. Ese ni iki wabisabira nkawe? Ikintu nshaka kubasaba yuko wenda bishyurira nko kudoda, nkareka gukomeza kwicara mu rugo, kuko nta bundi bushobozi mfite.
wize kudoda cyangwa ukagira ikindi kintu umenya ubona cyagufasha? cyamfasha cyane hageze icyo menyamo mbonye nk'ubwo bushobozi. Yenda hari igihe umuntu yibaza akagira n'amatsiko, abana bawe bo uko watubwiye ko ari 3, ubu ngubu ubushobozi bwo kubarira no kubatunga muri Kigali ubukurahe? Njye rwose nta bushobozi mfite, nk'uko mfite ababyeyi nyine wenda babishyurira, ariko njye nta bushobozi mfite rwose bwo kubishyurira amashuri. Nta bushobozi mfite. Ni ukuvuga ngo amashuri y'abana bawe, mbese uramutse uri umuntu usaba ikintu cy'ibanze wumva wasaba ni iki? Yenda kuko ushobora kuvuga ngo nakora iki kikamfasha gutya, cyangwa se nkafata ni icyumva cy'ibanze wumva waba ukeneye kurusha ibindi? Ikintu nshaka, ndashaka ko wenda bazanyishyurira umwana ishuri, nanjye wenda ngashaka umwuga najyamo, ko waba ari uwo gusuka cyangwa kudoda, ariko mbibonye nashima Imana. Reka tugushimire ku mwanya wawe uduhaye, twizere ko inkunga cyangwa se abantu dusaba ubuvugizi, dukoraho ubuvugizi, Imana izabakoresha bakabamarira uyu mushiki wacu. Mu by'ukuri twabaye mbi zagiye ariko nk'uko buri wese inama nabagira ni uko rwose Imana izabaha umugisha kuko banderera abana, ariko icyaba cyiza ni uko nabona n'abandi bantera inkunga. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze kwibutsa inshuti zacu, abavandimwe bakurikira YouTube channel, subscribe na share kugira ngo basangize ubuhamya bukomeye bw'abashiki bacu bagenda bahura n'imbogamizi. Umusore, umukobwa uzabasha kubona ino YouTube channel, iki kiganiro, buri wese agerageze kwirinda ndetse no kugira inama bagenzi be kugira ngo izi ngaruka zitazatugeraho. Nakagaruka nk'uko twabyemeje kubagerera hirya no hino hari abantu bafite ikibazo nk'iki. Mukomere kandi mukomeze kugera kwihangana. Uwiteka abarinde.